bakwirukanye wicika intege. Banza urebe n'impamvu wari ucumitse bakwirukanye. Oni wagaragaje ubwa ndibutse yuko iri ku kagezi nkurikira gatosoze. Iyo uri ku kagezi akagezi ukagatoba ntago Imana itegura umupfakazi serifani. Ariko iyo uri ku kagezi akagezi kagakama Imana itegura serifani. Rero hari abantu ngo nabaye kwa baranyirukana njya kwa tantine baranyirukana nikoza kwa petit frère wa wundi wese wa wundi uhimbaza cyane ngo tujye kubana baranyirukana. Ariko tugukurikirane twasanga ugenda utoba utugeze toba aho wabonye akazi ka 15 nuhamara ukwezi none urashaka k'iryitano na ka 15 utarahamaze ukwezi. Inde waguhariza kukageze umenye uko haba. Ariko haleluya tabasengeye Imana ibahishurira uko muba kukageze. Imana ibahishurira uko muba kukageze. Ubuzima bw'abantu bicano hafi 85% n'abantu batunzwe n'utugeze. Menye uko bana natwe niba kukageze uwo muntu nyine Imana igize akageze akunda kuririmbirwa muririmbire. Daha nturirimbe uwo munsi araryama arakaye. Warabyuka ukahita utebeza uganagura agaspace kawe ukagenda udakorobye. Sigukorobye bona ugende. Hari akagezi nabagamo kandi ndi umuyobozi w'icyumba cy'amasengero ndi umuvuga butumwa. Hano nayoboraga kuri ADPR kiro habaga harimo nk'abandi 1,000 bangana nkamwe n'abandi mu madirishya bahagaze. Ariko ncunditse nyine igihe nari ndimo cyari cyo kuba ku kagezi. Narabyukaga nkakoropa, namara gukoropa nkoza amasahani, namara koza amasahani nkajya kuvoma, nava kuvoma nkasiga mfuza imyenda y'abana ejo bari bambaye. Ubundi nkashyiramo ikote na karuvati nkajya kuyobora itera kugira ngo ndebe ko katatobamo. Nose ubwo bankuje nayo gusubira kugangika. None ubu nanjye mfite igipangu. Kukagezi uhabaye ute? Ibyo ntiwabigeraho udakoze. Ndabasengeye Imana ibampere gukura muri